reka nsobanure kuri kino kintu. Ndi mu bantu bamwe nanjye umutima wanjye wageze hariya ahantu nanirirwa pe. Uretse nyine ukuboko kw'Imana kwabanye nanjye nikunde kure. Igihe cyanjye cyari kitari cyagira ako nanjye nari nagiye. Ubona twambaye imyenda, umunyarwanda yaravuze ngo ibyera byose ntago ari amata. Ukambona nsa neza, nariye ndabyibushye ndikiboke koko ndasa neza n'inyuma. Ariko wareba mu mutima wanjye ugasanga harashize n'umukara. Kubera iki? Kubera ibintu bana nabyo. Kurwana ku irimbi ni imbaraga z'umwijima za kamere zari zahagurutse. Iyaba wari uzi imbaraga z'umutima ukagera mu cyumba kiherereye cyuriya mutima cyatumye akora biriya bintu. Abantu benshi ntabwo bazi mu mutima w'umuntu buriya muntu uko haba hameze. Umuntu ugiye kwiyahura haba hijimye mu icuraburindi. Njyewe njya kwiyahura nahereye ku nkunda amahoro. Donc niwe wabanje kunkunda amahoro? Nagiye ku nkunda amahoro barambona guriya muntu agiye kwiyahura. Mvayo ndamanuka nyura mu bantu ntibanambona ndabacenga njya kwa Makosa. Babaye yagerageje kwihangana ngaho gutukwa ngaho gukubitwa ngaho gusuzugurwa. Ibaze ko hari aho abanyamasengesho bazaga gusenga ukabona abantu mwicaye muje muri gusenga muri imbere y'Imana, umugore akaza akabiruka. Ubu aka kanya uhise ukeneye undi mugabo bene? Umugabo aze ndamukeneye. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Reka ngusuhuze neza nshuti mukunzi wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Nge nitwa Prince Robert Muhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Iki kiganiro cyitwa Family Talk. Ni ikiganiro tugera tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi nje kuganira n'uyu muntu mureba kuri kamera. Namwingize navuga ati ndashaka kuma ikiganiro tukaganira. Afite byinshi. Bamwita Benita, ngiye kumuha ikaze adusuhuze hanyuma twinjiye mu kiganiro. Ni umuntu ufite experience ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Nkurarikire no kuza kubana natwe tutangira iki kiganiro kwa tugisoje. Uraza kungukira mu byinshi. Beni bite? Ni byiza. Umeze neza? Meze neza. Urakomeye? Yes, meze neza. Yego, nje ngo tuganire donc ku muryango, ariko impamvu nifuje ko tuganira, nabonye inkuru nyinshi zagiye zicicikana kuri no mugabo wiyahuye witwa Kiboke. Yego. Mbona n'izindi nkuru nyinshi zigiye zitandukanye za muganga Chantal. Yego. Ndavuga ndaje ngo tuganire. Uri umwe mu bantu bahuye n'igikomere cy'umuryango cyangwa se cy'urushako kugera ku rwego wagarukiye no ku mwamba wo kwiyahura. Yego. Reka rero nguhe ikaze usuhuza abantu badukurikiye, mwinjize no mu kiganiro ubundi tuganire, utunyuremo mu ncamake mu buhamya gatoya, twinjiye tuganire, utwumvisha icyumba cy'umuntu ugera ahantu ho kwiyahura ukuntu aba ameze umutima. Murakoze cyane. Ku bantu batanzi nitwa Musengimana Benita. Yego. Nkaba nturuka mu karere ka Rwamagana. Yego. Umurenge ni Mwurire. Ariko nkaba mbarizwa mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo. Yego. Ku muntu rero utanzi rero ubwa mbere mbonye, ni wa mukobwa wabenzwe ku munota wa nyuma. Ni wa mukobwa wagarukiye kwa Makuza ku nkunda amahoro, agerageza nawe kwiyahura kubera kwihangana ko ari kwanze nk'umuntu. Ni njyewe rero ndacyariho ndashima Imana.
ndetse n'abantu babanye nanjye muri urwo rugendo kugeza na n'isaha. ubu uri kugenda usubira mu buzima busanzwe, uri kugenda biza cyane cyane cyane. reka twinjiye mu cyumba noneho cy'umutima ukubwira ngo ugende ujye kwa Makuza. ubundi byagenze gute kugira ngo uvuge ati ngiye gufata umwanzuro ngiye kugenda njyeyo? Urumva nk'umuntu tujya tugira intege nkeya z'umubiri, intege nkeya z'umutima. Yego. Mu by'ukuri buriya umubabaro n'ibyishimo biragendana. Yego. Iyo haje umubabaro, nyuma y'umubabaro haza ibyishimo, nyuma y'ibyishimo iteka bizana n'umubabaro. Yego. Urumva nari ndi mu munezero, mu munyenga w'urukundo, kuri ya mahirwe yanjye makeya urukundo rwanjye ndarubura. Yego. Ndubuze kwa kwihangana k'umutima kurabura, nigira inama. Nk'umuntu rero ntabwo dukunda guseba, kumva igisebo kigiye kunjyaho muri sosiyete, mu miryango, ibintu baratakaje n'abantu baratakaje baba ari benshi. Rero nicyo cyagiye kibitera za ntege nkeya z'umutima, bituma nyine ngira hariya, ariko Imana yabanye nanjye. Ese umuhungu akubenga ubundi yakubengeraga iki? Donc nawaje kumenya amakuru cyatumye afata umwanzuro ngo akubenge? Ngo ni nk'ibindi byose, sinamenya ngo ni iki cyabimuteye, kuko niyo umubajije yakubwira ko ntacyo azi, ariko buriya nasanze ko ari umugambi w'Imana. Nta kintu kibaye Imana itakizi. Yego. Umwe muri njyewe wenda wasanga ntawamenya, kuko Imana yari ifite ubushobozi bwo kubikomeza kurenza uko twe twari tubikomeje. Yego. Ariko Imana niba yarabirekuye, nta bushobozi twari dufite bwo gukomeza kubigundira ngo tubikomeze. Reka ko ari umugambi w'Imana. Yego. Hari abantu bamwe bageze ku rwego bafata Kiboke, bamufata nk'umuntu wakosheje, nk'umuntu warenze imbibi. Kuri wowe umuntu iyo ageze muri kiriya cyumba cyari hejuru, aba yumva ameze ate? Naje kumva nyuma amajwi numva ari kwinginga Imana ngo imubabarire n'abantu bamubabarire ku muntu wari uri kumwe nawe mu bitaro. Wenda reka ngaruke kuri uyu mugabo. Abantu benshi batekereza ko umuntu wiyahuye ari ubugwari abakoze. Yego. Ariko uriya muntu ni umunyembaraga. Gute? Reka nsobanure kuri kino kintu. Ndi mu bantu bamwe nanjye umutima wanjye wageze hariya ahantu nanirirwa pe. Uretse nyine ukuboko kw'Imana kwabanye nanjye ntikunde kure, igihe cyanjye cyari kitari cyagira, ariko nanjye nari nagiye. Yego. Uyu mugabo kuba yaragiye agakora ibintu nka biriya, buriya urebye mu cyumba cye cy'umutima, mu by'ukuri hari ukuntu ubona twambaye imyenda. Umunyarwanda yaravuze ngo ibyera byose ntabwo ari amata. Ukambona nsa neza, nariye ndabyibushye ndi Kiboke koko ndasa neza n'inyuma, ariko wareba mu mutima wanjye ugasanga harashize umukara. Kubera iki? Kubera ibintu mbana nabyo. Yego. Urumva uriya mugabo, amakuru tugenda twumva hirya no hino, yari umuvugabutumwa. Yego. Afite icyumba cy'amasengesho, yubashywe, ari bishop, kandi dukunda iki? Icyubahiro. Ampurisi noneho nk'umuntu w'umugabo aba agomba kubona icyubahiro cye. Ngayibaze noneho kuba wakaguhaye icyubahiro ari we ugutesheje agaciro, noneho imbere y'abandi. Uyu mugabo yari yarababaye. Kuba yarababaye yagerageje kwihangana, ngaho gutukwa, ngaho gukubitwa, ngaho gusuzugurwa. Ibaze ko hari aho abanyamasengesho bazaga gusenga, wenda bari bubone kino kiganiro baze guteraho komenti babaga bahari, wenda njye sinari mari n'amakuru nagiye mfata ku ruhande, cyangwa wenda n'ubundi buryo, ukabona abantu mwicaye muri gusenga, muri imbere y'Imana, umugore akaza akabirukana. Yego. Kandi umugore ni umutima w'urugo. Yakabaye yagize gute? Aje akakira babashyitsi n'urugwiro, uyu mugabo bikamukomeretsa. Yego. Ariko we kuba yarababaye akihangana, siko ntacyo gukora yari afite, ahubwo we yakomeje kagakiza ke ko mu mutima. Bya bindi twanga guseba, buriya ni nacyo gituma ingo nyinshi hano hanze ujya kumva ngo umwe yishe undi,
ni ukwanga guseba kubona ko ibintu byanze ngo urekure ukagumya ugahata ugakomeza nabo ugishije inama bakavuga ngo hatiriza ihangane niko zubakwa ihangane niko zubakwa ihangane niko zubakwa ingo nyinshi imiryango yose iri gusenyuka kubera iki ko icyo kintu cyo kuvuga niko zubakwa reka nihangane uyu munsi ariko reka nkubaze niba umutima we n'Imana ye Imana itarabashije guhindura uyu muntu yego ufite ubushobozi bwo kuba wamuhindura urumva ni ikibazo si ikibazo gikomeye uriya mugabo kuba yarageze hariya hantu akagiraho afata esanse akagenda akayihamagaza kandi hariya hantu batubwira ko n'ubundi yatumije esanse yari yamaze kurwana n'umugore ubundi bari bahoze barwana abaturage barabakiza urumva n'ibindi agiraho kwihangana nk'umuntu biramunanira yego kuba yaragiye kwiyahura kuriya akitwika akigira kuriya mbega muri make ugera hariya ubwenge bwawe ntabwo uba ukibukontorora ako kanya umujinya urakuzamura ukakurenga burundu noneho ugatekereza ibindi bintu kandi satani agendera mu mwijima iyo rero ucitse intege ho gatoya nyine akabona ahantu yinjiriraho gato gupfumura rimwe gusa akabona ahantu yinjirira aragukoresha ukibaza niba nawe ubwawe buriya umubajije ari bwo ngubu nuko atagihari abaye ahari niwe wakubwira ukuntu umutima we wari umeze yego kuba rero yarabikoze ntabwo nayimushimira cyangwa n'undi wese ngo mbimushimire ariko nanone sinamutera amabuye turi abantu turi abanyantege nkeya tugira uruhande rw'imbaraga tukagira uruhande rw'intege nkeya hari ikiganza ikindi rero muri situwasiyo yose umuntu aba arimo bitabaye intwari ngo ube abantu bakuri impande bagufashe bagire gute za ntege nkeya zirakuganza ugasanga wisanze wakoze ikintu kitari cyiza niho hariya Imana yamugiriye neza cyakora nshima n'Imana yabashije kutamukuriramo umwuka hariya akagira amahirwe yo kuva hariya hantu akabona umwanya wo kugira umuntu gusora umwuka wa nyuma ngo nibura yature biriya bigaragaza ubukristo abantu rero kenshi na kenshi twebwe tureba iki tureba ibyatunejeje ntiturebe ibindi bintu ku ruhande ukumva ngo yiyahuye ukumva ukamucira urubanza ese kuki yagize umutima atitewe ububabare yari afite ako kanya ntiyigize atekereza ku mwana ku mugore ku nshuti ahubwo yatekereje koko nawe agize gute akoze amakosa yigaruye bitagishoboka ariko aravuga ati reka nibura abasha kwatura ijambo ry'Imana rivuga ngo mwaturane ibyaha byanyu abasha kwatura kugira ngo uko byagenda kose yumvaga ko nawe ubwe yagize gute yagiye ariko Imana nawe kubera umutima nama wiwe Imana iramushoboza kubera za ntege nkeya z'umubiri zari zamubayeho rwa ruhande rw'ubunyembaraga hari abantu bamwe nagumye kuvuga ati ahubwo n'Imana yanamutabaye ntabwo Imana itabara kuriya oya ntabwo Imana itabara kuriya ariko hariya satani yagize gute yararwanya ariko ntabwo yanesheje impamvu atanesheje ni uko yagize ubutwari bwo kugera gute bwo gutabaruka yihana satani yararwanya ariko ntabwo yanesheje ubutsinzi n'ubw'Imana kuko yabashije kujya gute kwatura nibura agende yejejwe nibura yaza kuba ataratuye twavuga ko satani yarwanya akagera gute akanatsinda ariko yararwanye araneshwa uyu mudamu yakomeje no kugera ku rwego arwanira ku irimbi byo kurwanira ku irimbi iki kintu biriya nyine ni ukugaragaza umuntu uwo ari we gusa hari ahandi nabonye ari kuvuga ngo Imana yaba yari imungaruriye Imana yaba yari imungaruriye nyine twebwe nk'abantu tugira defo yo kubwira abantu ko tubakunda ku irimbi cyangwa ukabona umumaro w'umuntu ari uko atagihari we yumvaga ngo iyo aba yagarukaga kandi ubona afite n'ubundi amakaka yo kurwana ikigaragara urabona ko ari umunyamahane nyine nawe murebe ku rupfu rwawe ntiyihanganye uri muzima no ku rupfu rwawe aranze arazamutse ngahibaza ukuntu yananiwe kwihangana kuriya nibura ngo anamusezerere mu mahoro hariya aza kuba ari umugore w'umunyabwenge nibura aba yaragiye agapfukama umurambo ukiri hariya njye hari ibintu buriya ntajya nemeranya n'abantu mu gihe umuntu atari yashyingurwa ngo agende bamusezere ave kuri iyi si ntekereza ko umwuka wo ukizirira aho ngaho
njye niko mbitekereza oya nibyo utekereza nibyo ntekereza yego njye rero mbona mfite nk'amahirwe y'umuntu wanjye mu gihe nkimureba mu maso kabone n'ubwo yaba yashizemo umwuka amagambo yose aho yari kumusaba imbabazi ko ari ku bitaro urumva izo mbaraga se yarazibonye ntabwo ari buzibone kubera iki kubera wa mutima we umutima we yifitiye Imana itarabashije guhindura rega ari umuvugabutumwa wigeze kutwigisha kumva atwigisha umutima ibiri Kayini na Abeli kandi baravukana ukeka ko iyi mitima ibiri nubwo ari iy'abantu babiri kandi bava mu nda imwe umugabo ari umwe umugore ari umwe ariko iyi mitima kuki yanze guhura yego kuki iyi mitima yanze guhura nibyo rero birashoboka ko umutima w'uriya mugore wabazwe na Sekibi yego nagize gutya mbona indi nkuru y'umugore witwa Chantal muganga Chantal nawe ati ngewe rwose umuntu wahoze ari minisitiri Evariste yarambangamiye antera depression ku rukundo urumva kujya kubasamburabure n'ibyawe nubwo nabonye urukiko rwemeje ko yatsinzwe bakamuca n'ihazabu ya miliyoni ariko yavuze ati ngewe rwose ubu burwayi n'ibibazo by'urukundo iki kintu cy'igikomere kiba mu bantu benshi bagiye batandukanye baterwa n'abasore baterwa n'abakobwa kuko bura abantu bose bagenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye wenda ababyentroduza ni bakeya nkawe ubona abantu bahemuka mu kintu kijyanye n'urukundo ni iki wababwira ushingiye ku bumenyi bw'ibyakubayeho abantu bahemuka mu rukundo ugakunda umuntu akaguhemukira urumva harimo parite ebyiri hari abantu bahemuka mu rukundo hari n'abantu bahemukirwa mu rukundo kadere ku bantu bahemuka mu rukundo yego uyu munsi aka kanya nshobora kubona hemukira umukunzi wanjye ariko guhemuka buriya biri ukubiri yego biri ukubiri ushobora guhemukirwa mu rukundo bitewe yego cyangwa ugahemukira umuntu bitewe noneho hano hanze mu nkundo dufite muri iki gihe zo zinateye ubwoba umugabo arifata akaza akabwira umukobwa ari umugabo ufite urugo wenda reka dufate rusange igitsina gabo umugabo yaba ari umusore yaba ari umugabo kubera ko ngewe yambonye akangirira irari akanyifuza yego ntabwo ari buze ambwira icyo nshakaho hari ikiganiro gukora kivuga ngo abantu nyine urukundo barugize ikiraro bambukiraho kugira ngo babone ibyo bashaka bagere ku cyo bashaka cyangwa se rwabaye ikiraro cy'irari ryabo y'icyo bararikiye yego umugabo cyangwa se umusore akaza akakureba akakugirira irari mu by'ukuri nta rukundo agufitiye ariko kugira ngo agere kuri za nzozi ziwe azakoresha ijambo ndagukunda kandi defo igitsina gore tugira se nkubeshye umugore agira urukundo pe oya iyo ntabwo ari na defo ni imbaraga Imana yubatsemo hari umuntu w'Imana twakoranye ikiganiro aravuga ngo ntabwo Imana yashimye guha abagore imbaraga zibizigira ngo ntiyanashimye guha abagore imbaraga wenda zishingiye mu bindi ngo imbaraga z'aho bubakiye ngo yazishyize mu rukundo rw'igitsina bafite buri igitsina gore nimvuga igitsina gore abantu bumva icyo mvuze ni zahabu y'igiciro bafite ubwabo iyo uyikoresheje nabi rero ikuyengera mu ntoki wayikoresha neza sibyo ikaba iyo kuramya Imana no kuyihimbaza yari ari gutanga urugero rwiza aravuga ngo niho umuntu atangira igitambo cy'uko umuryango uri amahoro yaba umugabo n'umugore n'abana n'umuryango rero abagabo benshi izi mbaraga zibakurura mu buhemu umuntu akaba yabona Benita yihitiye yabona Nyashi dore ko azifite atahahaha ati ntabwo ncika ako kantu ka Nyashi nuko kagiye kwica abantu nyine nkashyizemo kuko nzi ko Nyashi zabaye Nyashi Kigali ako kantu ka Nyashi ko kagiye kwica abantu ibaze ko utekereza kureba kuri Nyashi ukareba mu maso ukareba nyine imiterere yego
yego wenda ntabwo wabasha kureba umutima w'umuntu ariko se n'ibyo umuntu atekereza ntiwabyumva muganiye. aha nibyo ngiye kubwira Yego. rero twari turi kuri kiriya gitekerezo cy'umuntu uhemuka n'uhemukirwa defo abakobwa dufite kwizera cyangwa se igitsina gore muri rusange dufite kwizera abagabo nabo defo bafite ni ukuri pe bifitiye irari kandi irari niba ari umwuka waje ariko nasanze atari umwuka waje ahubwo ashobora kuba ariyo kamere yabo. Oya ni umwuka Satani yamishije mu gitsina murama yamishije mu gitsina gabo gifite irari pe. Gifite irari wenda se tuvuge ko n'abagore batarifite ubwo dufite turagenda dusobanura irari n'abagore bafite irari ryinshi ndetse ariko benshi umurama wabo ushamikiye kurarikira ubuzima bwiza n'amafaranga hanyuma abagabo nabo kabushamikiye ku kuryamana n'igitsina gore. Nayo marari rero Satani yamishije mu ki mu bantu. Noneho dore ibikomere dufite rero bijye kutwica bijye kudusaza. Umuntu ari kuza akakubwira akagukunda. Nanjye nkavuga mfite umukunzi pe. Kandi uyu mugabo ntaga nkunda. Ahubwo wamwereka abantu ko ukundana nawe undi akavuga ariko sura ko ari uwanjye. Ahubwo afite icyo yakunze kuri njye. Ntabwo yatinyutse kuza kumbwira ngo ese ko nshaka njye nawe ko turyamana. Ko hari ibyo nshaka kuri wowe wabima. Ahubwo warakoresha iki arakubwira akagukunda kandi ashaka ko muryamana. Ejo namara kubibona azagushyira mu rukundo akora inshingano z'urukundo nanjye nakire urukundo umutima mwiza bamaye nanjye njye mu rukundo nk'umugore wese ukunda wakiriwe mu rukundo. Ejo cyangwa ejo bundi imibiri igire gute inanirwe irangire ikora akazi kayo kabiri gatatu uyu mugabo k'ibiryo yaryaga yashakaga yabihaze aracyagushaka iki. Njyewe ikintu nzasigarana agahinda k'ubuhemu bw'uriya mugabo yampemukiye yambabaje mbabare ku mutima kandi mu by'ukuri uyu mugabo yarahemutse ariko nubwo we yahemutse buriya ugiye ukamubaza yakubwira ko atigeze ahemuka kubera ko we afite inzira yanyujijemo kugira ngo amemukire ariko we yumva ko iyo nzira yanyuzemo atari iy'ubuhemu. Nicyo kintu kiri kugenda kitwica twe turi kuri Chantal yakundanye n'umugabo aramutenguha nkatwe twese baradutengushye sibyo aragiye kuko ahura n'ibibazo ntawamutera amabuye yahuye n'ibibazo araceceka cyane ko urumva imyaka ishize ni myinshi si myinshi se ni myinshi bakundanye igihe kitari kinini ampurisi noneho hashize igihe kinini batandukanye noneho aka kanya aje kureka. Hano turi abantu twatekereza kabiri isi y'imyaka yose ishize yararwariye mu bihe bitaro. Icyo si ikibazo cya mbere. Ikindi kibazo wakibaza nk'umuntu iyi myaka yose ishize kataje kureka yakabaye aka kanya yarakize. Biragaragara ko atarakira. Aka kanya biragaragara ko atarakira ariko si icyo gihe yararihe. None yaba aragiye akahura n'abandi ahantu ushobora kwibaza uti nibyo sinavuga ko atakomeretse kuko akantu gato y'igitsina gore cyose kijyanye n'urukundo arababara pe. Wenda ashobora kuba yarakomeretse nibyo ariko se kuki ataje kiriya gihe ngo agaragaze umubabaro we akaba aje aka kanya. Icya mbere ashobora kugenda kuko yarababaye hari uburyo nyine umuntu akora akavuga ati reka njye kwihimura kagiye hariya nagira kagenda hariya nabyo byashoboka ntabwo namutera amabuye ko atakomeretse ariko dushobora kwibaza ngo kuki kiriya gihe cyose ataje kurega yari ari hehe. Aho nta hantu yaba yaragiye noneho bagashima muri ya nkovo bakayikwedura ikaba ngari noneho ikamuzanira ibibazo birengeje ibya mbere. Nabyo birashoboka. Ntibyashoboka. Ahangaha rero ntabwo namucira urubanza ko atababaye ariko nawe yakoze amakosa kuba ataraje mbere hose ngo agaragaze iki umubabaro. Umwaka urashize hagibura twabonye ari imyaka ingahe 15. uzi umwana w'imyaka 15 situvugishije uwo myaka 15 wenda njyewe byambayeho ndababara. Harya yashize ingahe wowe? Njyewe
imyaka 2 se sigiye gushira. imyaka 2 irashize. Ase wenda urumva ko igikomere kiracyari kibisi. Iki cyari kibisi. Uyu munsi ujya wakira nk'abandi bantu baje kugutereta, bigenda bite nk'iyo umuntu aje kugutereta akaba ati Benita naramubuze? Narababuze. Naramubuze? Sure? Oya irabeshya. Ahubwo ni wari ufite 078. Yego. Turaza kuhagaruka. Yego. Ariko kuba narakize ntabwo utakira. Ariko nanone ntabwo nyirembye. Umunyarwanda waravuze ngo ushaka gukira indwara agira gute? Arayirata. Mbonereho mbwire n'abantu bari kuko ni ibintu byeze muri rusange. Ni ibintu byeze haba mu rugo rw'umugabo wubatse, haba no mu bana b'abakobwa ndetse n'abasore. Reka twe kwivugaho ko ibikomere biri ku bakobwa gusa cyangwa ku gitsina gore. No ku gitsina gabo reka tubirebe kuko urumva Kibonke hariya nawe nicyo ari kugenda azira, ndetse n'abandi bagabo twavuze kuri Kibonke, ariko hari n'abandi bagabo bameze kuriya. Wenda bo bagihahanyanyaza ngo barebe, ariko nabo byanga byakunda bashiriye mu barapfuye byararangiye. Ikintu nshatse kubabwira ni kimwe, ngiye kuba ngana gutya cyangwa ngejeje aya maginga nuko nabashije kuvuga hakiri kare. Yego. Narabanje ndavuga, ikindi cya kabiri maze kuvuga nsanga sinanjye njyenyine, nsanga hari abantu benshi hano hanze. Urebye ku munsi abantu nakira, ntago ndi umunyembaraga, nubwo ntabasha kwikomeza, ariko mfite abantu benshi nkomeza. Yego. Umugore wubatse akamamagara ndapfuye, ariko nyine ngiye nkamukomeza kandi bigakunda. Iyo mpano yo ndayigira yo kugira inama, nubwo ntayigira, inama yo kugira inama abandi yo ndayifite. Ubundi umujyanama abashinzwe kugira abandi inama ntabwo abashinzwe kuyigira, ahubwo nawe ukeneye abajyanama. Icyambere rero banza umenye uwo ndiwe. Njyewe ndinde. Yego. Ndi Benita. Benita mu ntoki, umunyembaraga. Yego. Ambara izo mbaraga. Benita w'ejo hazaza ese azaba ameze ati? Banza ufotore ejo ha Benita uko hazaba hameze. Ese aha hantu nicaye hazangeza kuri iriya ntego yanjye? Banza umenye ahantu wicaye n'ahantu ushaka kugera gute. Kugira ubanze umenye niba uriwe n'uwo ushaka kuzagera gute kuba we. Ngiye ikintu cya mbere cyabanje kumfata, naravuze maze kuvuga nambara urubwa. Ujya wambara urubwa rukakubera ko wavuze. Urubwa rukakubera wavuga utavuga. Urubwa rujya rukubera. Noneho ku muntu warahuye na biriya bintu, unyuze hano kuryanira inzara, noneho nkatwe tuba twaravuye i Kigali tugiye mu cyaro tujyanye abagabo bakatubenga, ntawe yandi mateka maremare, ariko ikintu nambaye urubwa. Mberwa n'igisebo, numva ko kimbereye. Ukanamvugana nkaguha umwanya ukamvugana nakumva, nkaguha n'ibyo kuvuga. Nicyo kintu nabanje ndambara. Umutima wanjye ndimamo ikintu bita ibuye. Utavuga ati wa mutima wanjye we berwa n'urubwa. Ukamvuga nkanabyumva. Ejo bundi ho ari umuntu yeretse kumvuga, amvuga numva kuri telefone. Kandi ari we muntu yakaba yagize gute ukubaka. N'ubu message ndazifite naramuhaye. Naramwumvishije ndamuhamagara ndamwandikira ndamubwira ariko se madame. Nibyo kumvuga nibyo. Nibyo ufite uri kuvuga n'ukuri. Kandi ibyo uri kuvuga birashoboka ko byaba byo cyangwa ntibibe nabyo. Ariko se aka kanya uri mu gihe cyo kuvuga aya magambo. Ese nkawe kuzi yuko nibyo narambaye ndaberwa. Mberwa n'urubwa ngo mubone ibyo muvuga. Mberwa n'icyo gisebo kugira ngo mubone ibyo mugira gute munsebya. Bibe byo bibe tari byo. Yego. Mutekereze ejo hanjye, muhantekerereze kurenza uko ngiye ndi kuhitekerereza. Yewe munahategure kurenza uko ngiye ndi kuhategura, nta kibazo narabyemeye. Ariko mujye mugeraho mushyiremo n'akiso, mushyiremo akadomo. Yego. Ese ubwo muri Imana? Imana yabanye nanjye kuva nkiva mu nda ya mama, ikanshyira kuri iyi si. Imyaka 10 igashira abandi barapfuye, 20 igashira abandi barapfuye, nkaba nkiriho. Yewe nkaba naragiye nkahura narwo nkanarureba nkanarusuhuza, ariko kujyana narwo bikanga. Ubwo murumva uyu muntu ntakaze, wagenze gakeya kejo utamenya
yego umuhanga we yaravuze ngo umuntu ujya umwitondera amugereranya nk'isumi si umujya gukaraba ukayihanaguza umubiri wose yewe ukayihanaguza no mu kibuno n'amaguru no munsi y'ibirenge ugahindukira no mu maso ukagera gute ukayihanaguza uyu muntu kejo yagutungura wagenze gakeya nibyo twarasebye nibyo mwaratwandagaje nibyo ariko se mwasize urundi ruhande uru ruhande rundi muri gusiga muri kurusigira nde murwo mwarutinze mukareka gutinda kuri uriya mwijima w'igisebo uyu mwijima turimo nibyo tuwurimo munawuvugeho nta kibazo ariko ni munawuvuga mutekereze ko hano ku ruhande rundi hari umucyo umunsi burije ariko ejo buzacya kandi bucya bucyana yandi isi iragira gutya ikazunguruka uyu munsi kugeza ariko ejo izagera gute nanjye zangarukaho nibyo twatinze ngo ku musozi da agiye tujya gusenga ngo Mana dutabare dutinze Imana ni dutabare cyakora Imana dutabare abantu dutinze ku musozi dutabare ariko nanone nta kintu dufite twarenzaho Imana ikorera mu gihe cyayo yego rero ikintu cyo nabashije kwambara mbo munyembaraga mbi ntwari mbo ngomba kuba we kandi kugira ngo mbe uwo ngomba kuba we ngomba kwakira uwo ndi we aka kanya so niyo mpamvu rero ku muntu uri guhura n'ibyo bibazo byose ku muntu waba wubatse waba utubatse waba uri gukomeretswa n'imiryango ibikomere buriya ntabwo ari ibyo mu nkundo gusa hari n'ibikomere by'imiryango hari ibikomere by'inshuti hari ibikomere ni byinshi dufite ariko nasanze ikintu kibitsinda ni ukuba umunyembaraga hahandi nyine unyerera ukagwa ariko ugahaguruka n'ingoga nicyo kintu kikurambura kikagukomeza ukaba ugomba kuba wenyine ukabyakira Beni uyu munsi ubona nk'umuntu uzaza kukurambagiza ari ugukuri nyine wenda mushobora kubana ni iki wamusaba cyangwa ni iki yagakwiye kuba yagakoze gishobora kuba disitenga kuko uyu munsi nkurikije uko turi kuganira bigaragara ko hari n'uwaza ari seriye ugahita umubonamo ibindi bitewe n'ibyo wahuye nabyo donc wumva uwaza kukurambagiza nibura ngo asibe cya cyuho yaza ameze yagakoze iki ikibazo gikomeye yego ariko si ubu nagusubiza gute mbo uyu muntu rero ukuntu yaba ameze yego cyangwa ukuntu mba numva nshaka donc umuntu urumva umugore n'umufasha sibyo wumva umuntu wafasha ni umuntu waba ukeneye ubuhe bufasha kandi noneho nyoroshye ikibazo njyewe ubundi reka nkubwire ukuntu mba numva uyu muntu nibona hari rwose pe ntatinye kuza ariko ntabwo ndi kwikurisha ntabwo ndi hano ngo wenda ngo naragumiwe ngo meze nabi ngo ndarembye banyumve neza ariko niba hari niyo umubuze kuza avuga icyifuzo cye kuko ntabwo ari byo byanzanye uyu muntu aka kanya ahita aza aka kanya ntabwo mbizi aje aka kanya ntabwo mbizi aje ejo cyangwa ejo bundi cyangwa umwaka utaha ntabwo mbizi kuba yaza akenewe agomba kuza mu gihe mutesi we buriya nkunda mutesi cyane ntabwo turi mu gihe cyo gutinda aho tudakenewe ariko niba abona akenewe niyinjire ni karibu ariko niba abona adakenewe ye kwirwa kuza ahatinda kuko nyine ntabwo akenewe uyu muntu rero agomba kuba ameze gutera icyambere akunda gusenga yubaha Imana kabiri afite umutima w'urukundo kandi afite umutima ugize gute ukunda ukomeye kuko bano bantu bakunda ni abanyembaraga ni ukuri pe urukundo ndarufite ariko nabazonduha yego kuba bariya bararutwaye bakarutesha agaciro si uko rwagiye burundu rurahari rutegereje nyirarwo ubwo uriya ntabwo ari nyirarwo ntabwo yahoye nese wowe wafata umwenda utagukwiriye ukawambara urawigera nibyo imyaka yose urawigera rimwe na rimwe ukavuga ati ejo nimbyibuhu iyi shati izankwira si byo se ukavuga ati reka mbe nyibitse ariko byanga byakunda ntago birangira utagukwiriye yego iyo utagukwiriye usubiza hehe ku isoko ukawohereza hariya buriya bari ku isoko hariya bari ku isoko
Okay. urumva rero uyu muntu nta birenze genderaho nta bintu by'ubutunzi kuko nanjye sintunze icyo ntunze Kristo wenyine mu mutima wanjye nkagira n'umutima ugize gute ukunda kandi ugize gute umenetse nta butunzi nzi ko ubutunzi uyu munsi buboneka ejo bukagera gute bukagenda ejo bukagaruka ni abashyitsi badusura ku manywa na nijoro yaguhaga akagusezerera akagenda ejo akongera akagukomangira ukamuha akariba akinjira niko ubutunzi dufite hano hanze bumeze akunda abantu akunda Imana afite umutima w'urukundo umutima ukomeye n'ubu yego uyu muntu ariko aze agomba kuza niyo atanyura hano niyo yanyura hehe azanyura hose ariko azanyura hose agomba nta nubwo ari kera rega kereke uri kumva atari kera ntabwo ari kera uyu munsi reka wenda duse n'abinjira ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko abana b'abakobwa nabo bari muri situation ijya kumera nk'iyawe kuko si wewe wenyine wakomeretse si wewe wenyine watawe mu rukundo si wewe wenyine udakenewe mu rukundo n'urugero sijyo ubwo mbivugiye ku ruhande rw'ibyakubayeho ni niye nama waba inama naho abantu bana b'abakobwa muri rusange cyangwa n'abantu muri rusange turi kubana yego ibintu byo kubabara imitima byo ni ibintu byiza yego nka kwa kundi nyine igihe cy'imyaka kigera gutyo ukabona igihe cy'ibishyimbo bireza abantu bari gusarura yego ni ukuri pe umusaruro dufite muri iyi minsi ni umwero w'imibabaro cyane ni umwero w'imibabaro cyane cyane reka mvuge ku bana b'abakobwa abana b'abakobwa hano bo haba tubana abo duhura nabo abo twumva dufite ikibazo cyo kubeshywa muri iyi minsi asemwe muroroshye ko namwe ngo mwabigize gusharinga nta mikino mugifite urumva nanjye nyine ndi kuvugira hamwe muri rusange kamvuge ku bakobwa turi kubeshywa nibyo ni ukuri birababaje nk'ejo nari ndi kumwe n'umumama ari kumbwira ukuntu yakundanye n'umugabo uyu mugabo araza mu rusengero barerekana arasaba arakwa aragenda baranasezerana bamaze gusezerana amujyana mu nzu yamwerekaga ko ari iyiwe kuko nibyo yakodesheje inzu igipangu cyose ba nyiracyo aragenda bashyira mu manegisi inyuma akageza n'umukobwa akamubwira ko iyo nzu ari iyiwe baragenda barabana babanye muri ya nzu kumbi yayishyuye amezi 5 nyuma y'amezi 5 umugabo yari yagiye gukora nyine rumva afite akazi ngo ni umwenjeniyeri hirya no hino aragenda arakora tuvugishije ukuri amezi 5 yashize ngo umugore azinga imodoka araza yamugeze impande hamanura ikirahure aramubwira ati madame ati mujye ngo namubwire umbwirire umugabo wawe ko nshaka amafaranga y'inzu ngo umubwire ko nshaka amafaranga y'inzu aho umugabo ngo yabyumvishije nabi umugore abwira umugabo ati yambwiye ngo ashaka amafaranga ngo ahubwo yambwiye ko ashaka kunyishyura uyu mwana w'umukobwa ajya muri icyo gihu cy'uko atunze ari mu nzu yiwe iyi nzu yaje gusanga atari iye hari mushiki we ni ukuri n'umwana mwiza we yaraje aramubwira ati rero reka mubwire niba ushaka unyange unce mu rugo rwawe ariko ugiye kukubwiza ukuri kwihangana byananiye ati uyu mugabo ureba si we mugore wa mbere yarabikubwiye ati burya nturi uwa mbere nturi uwa kabiri nturi uwa gatatu nturi n'uwa kane uzanye iki kiruta bari abagore bose umugabo yabimubwira ati reka ubwo ugiye gusenya ahubwo atangiye kwinjira mu magambo mu bintu by'umuryango uyu mwana w'umukobwa ari kwangara ku gasozi n'abana byarangiye umugabo abonye agiye ari gufatwa n'imitego azinga itwe agira gute yigira hanze aragenda aramusiga ari kwangara icya mbere rero turi guhura nacyo ni ibyo bintu byo kubeshywa inama nabagira ni ukuri pe nibaze dusenge tutazasengera nibaze dusenge banuze banakore n'ubushakashatsi ariko baze dusenge mu rukundo rega biremewe gukora ubushakashatsi njyewe niba umuntu ari kukubeshya ko inzu ari iye uri kumva
yikorera gukora ubushakashatsi natwereka ibyagombwa ntabwo ibyangombwa hari umwe ugize kumbwira ngo afite ikibanza ahantu ndamubwira nti okay niba ufite ikibanza rero kanzakwereka uburyo uzabonamo amafaranga yo gukora business uzagende unyereke icyo kibanza uzane icyangombwa njye mfite uburyo nzagenda kugufasha ahantu baguha amafaranga you for free baguha amafaranga ukore business uzayishyure mu myaka ndetse bazaguha amafaranga kimwe cya kabiri leta hari ukuntu nyine leta igenda igafasha urubyiruko muri bino bya PDF rero nari mfite ayo mahirwe yo kubonamo ayo mafaranga kajya mbwira ati wajya ukazana amafaranga niko ufite icyangombwa genda uzane nkwereke ariko nanjye rubone ntangiye guca akenge ni ukuri ko Imana uwo muhungu yagiye nka Nyomberi yamenye n'ahanyuze yaragiye kubera iki nari mubajije iki nari ntangiye gucukumbura bya bindi ariko kandi buri abahanga bavuga yuko nk'uko Imana yanga umuntu yibeshya ariko agakwiye nawe kwanga umuntu kubeshya mu rukundo ukubeshya kubabaza rero nibyo nari ndi kuvuga kandi n'aba bagore bari hano hanze natwe bakobwa tureze ni ukuri pe ukaza ugakunda umwana w'umusore kandi ubizi ko uri umugore wubatse kabone niyo waba utanubatse uri kumubeshya ko umukunda hari ibiganiro nkunda kubona ari umumama watanze ubuhamya ari kuvuga ukuntu yakunze umuhungu ariko ntibabane kubera ubushobozi yari afite none haza gusanga undi mugabo kuko yabuze ahantu ajya yari imfubyi agira gutya amutera inda wa muhungu kandi mu by'ukuri umuhungu ntabwo yamukundaga mu buryo babana ibyo bindi twavuze yamukundaga kugira ngo baryamane gusa ariko yari afite undi mugabo uri kumukunda ku ruhande amashaka ko babana baragiye barabanye bakabana ntabyo ashaka ari uguhatiriza yabona umugabo agiye agahindukira akajya kureba iki wa musore wo ku ruhande cyamara kugenda amutera inda araza yisanga atwise inda ya wa muhungu wo ku ruhande kandi wa mugabo ari aho ngaho kandi kuko yanze kumubyarira ariko umugabo nta kintu byigize bigiye gute buriya hari abantu b'intwari mu ngeri zose turi intwari kuko dufite uyu mutima abakobwa cyangwa abagore ariko ntituvuze ko n'abagabo hano hanze bose ari inyamaswa ari babi harimo n'abagabo bazima ni ukuri uwo mugabo yemeye kumurerera umwana hari abagore bagirwa babi n'abagabo yego hari n'abagabo bagirwa babi n'abagore hari n'abantu basanzwe ari babi muri kamere yabo ahubwo reka mbwira uyu muntu wisanze uri kugirwa mubi n'uwo mubana wabyitwara mute nyine wakora iki inama ya mbere uyu muntu namugira narebe uyu muntu ari kumpindura uwo ntari we koko nibyo niba aminduye ngewe uwo ntari we ariko se uwo ashaka kungira ko mba we akenewe ko ngomba kuba ndi we yego nabona njye nimbona ko uyu muntu uri kumpindura uwo ntarindi we mbona ko kuko atari ngombwa ko yampindura ni ukuri pe ntabwo nagukundira kumpindura yego ngomba kuba njyewe kuko nyuzwe n'ukundi yego ariko nibyo wenda ushobora kuza ukansanga mu kabari ndi kunywa inzoga ugashaka kumpindura kugira ngo ya myitwarire yo mu kabari nyireke uyu muntu se ari kuguhindura neza ariko se niba usanze njye ndi mu nzu y'Imana ukaza kumpindura kunkura muri ya nzu y'Imana ngo ujyane mu kabari njyewe ko ndi umuntu njye ni gute ntatekereza ngo ese ibi bintu ari kunkuramo n'ibyo ari kunjyanamo ibyiza ni ibihe uyu muntu naguhindura abanza urebe uburyo ari kuguhinduramo nubona ari uwo guhinduka koko uhinduke nubona utari uwo guhinduka umubwira ati oya uwo ndiwe n'uyu niba utanyuzwe n'uwo ndiwe igendere umurekura agende ikitari icyawe urarekura rwose kikagenda ikitari icyawe urarekura kikagenda reka mfate umwanya mushimire kuko ikiganiro cyiza ugize gute uduhaye hanyuma umuntu ashaka kukubona yakubona gute umuntu ashaka kumbona yanyura kuri 078 92 28 yego 126 naho ngaho umuntu wifuza kuvugisha Benita yanyura reka mushimire wakoze kubana natwe yego murakoze namwe ibiganiro byacu naho butaha